Yego, ngiye kwirirwa abankurikira ku binyamakuru byanjye kugira ngo muranzi kuri social media nyinshi nko kuri TikTok, Instagram ndetse na Twitter, cyane cyane ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Rero abantu nkunda mumaze iminsi nyine mutanyumva muri Showbiz Today, mwajyaga munyumva ariko nyine hajemo impamvu nyinshi zatumye mutongera kunyumva. Rero abantu inshuti zanjye zimwe na zimwe mujya mumbaza muri comment ngo nagiye hehe. Mu kuba ntari mpari harimo abamvuze amagambo atari meza. Bamwe baravuga ngo nazanye umugore ngo mbura amafaranga, ngo YouTube channel yanjye ndayigurisha. Abandi baravuga ngo ni ubukene, kandi bamvuga amagambo atari meza ngo nazanye umugore ariko ngo n'undi ngo sinamushobora. Ese nyine abantu amagambo nyine bagiye bavuga, harimo abavuze amagambo adashimishije nyine, kandi benshi nyine nk'uko mutajyaga mumbona. Biba bitangaje kuba utabona umuntu nawe nyine utekereza ko ariko kuri. Rero n'abatindiye, hari abantu benshi bambajije ikintu nabaye nyine sinabasha kubasobanurira, ariko nyine nabasobanurira. Ni ukuvuga ngo ikibazo nagize, murabizi urubuga rwanjye rwakurikirwaga n'abantu batari bakeya. Ikibazo naje kugira rero, mujya mubona ko abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga biba bitoroshye kugira ngo urubuga rwawe nyine urugumane. Muri makeya, urubuga rwanjye rwa YouTube bari baragwibye. YouTube yanjye bakimara kuyiba yahise n'umutwe, kugeza ubwo n'abantu batangiye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo aca intege. Numva neza mu buzima buranze, ariko kuba umugabo bisaba kwihangana. Yihanganye, abanshakiyeho views bazinshakiraho, abamvuze baramvuga. Abantu munzi muri Showbiz Today muranzi, n'abatanzi nyine ntabwo munzi, ariko nizere ko mubashije kumbona, cyane cyane kuri ba bantu bansabye ko bazambona amaso ku maso, kuko abenshi bumva record zanjye bakambwira ngo twumva ngo ikiganiro ukora ngo cyaturyoheye. Rero ndabizi ko munshyigikira muri video zanjye zose kuri YouTube, cyane cyane ku bantu twabanye kuva ku musabu umwe kugera kuri subscribe 3000 maze kugira. Muri abantu b'agaciro. Ikindi ndabashimira inkunga mwaneye. Rero ku nkuru rero abafana banjye bambajije ngo nimba narazanye umugore koko, ntago ari byo.
nta mugore mfite, nta n'umukunzi mfite by'aka kanya niteguye kugira umugore. Byibuze n'amagambo nahuriyemo nayo, bamwe baravuga ngo nagiye muri gereza, abandi baravuga ngo nabaye marine, abandi baravuga ngo nateye umwana inda ngo njya kwihisha, abandi baravuga ngo nyine amagambo menshi cyane, abenshi ayo bavuze barayazi, harimo n'abatanshimishije. Gusa ntabwo nigeze gucika intege. Abantu rero naba narabashije kuba narakoreye amakosa, nje ku kinyamakuru cyanjye by'aka kanya kugira ngo mbasabe imbabazi. Bamwe mu babesiti banjye batari bakeya, barenga nka batanu, bitewe n'ikibazo nagize nyine cyo kubaho ndi muri risike nk'izo. Hari abantu nyine babonaga nujije cyane, kandi bakabona ntabwo ndimo ndavuga. Si nk'umuntu udakoresha imbuga nkoranyambaga ya social media, wamubwira ko bagutwaye YouTube channel yawe ukabyumve gute? Umuntu ni umuhinzi tubare, ibintu by'urubuga ntabwo abizi, ni gute baza kumusobanurira ibintu nk'ibyo ngibyo? Ntabwo bibaho. Rero bamwe mu bafana banjye bifuje kongera kumbona ku rubuga, by'aka kanya nagarutse kandi meze neza, muri kubibona. Rero filime zanjye cyangwa se showbiz today, ngiye kujya nsiba iminsi 2, ubundi mbashyireho filime, undi munsi wa 3 mbahe showbiz today kugira ngo mukomeze muryoherwe cyane. Ubu rero abantu twabanye muri bya bihe bibi nanyuzemo, ndabashimira. Ntabwo nje ku kinyamakuru cyanjye ngira ngo mbakine nimba nyine mbabeshya. Ikindi, ba bantu babi bamvuze amagambo atari meza, namwe narabababariye, kandi ni ibintu bibaho mu buzima. Bivuga ngo mu isi uravugwa bikarangira, urakena ugakira. Nimba ari ikintu cyawe kidahari kikaba kidahari, cyashaka kugaruka kikagaruka, cyashaka kugenda kikagenda. Go out. Nimbona ko ari ibintu udafite, ukabireka bikagenda. Nimbona ko ari ibintu byawe, nabyo bikaba ari ibyawe. Rero bisa naho ubuzima bunyuzemo butari bworoshye, ariko nkaba mbasha gushimira ba bantu twanyuranye muri bwa buzima by'aka kanya. Nkaba nje no ku rubuga rwanjye kugira ngo nsabe imbabazi ba bantu nababaje, harimo ababesiti banjye, harimo na sheri wanjye, benshi, atari uko nakoze amakosa arenze, ahubwo muri relationship yanjye nabo babonye ko ntahari, nyine ndababaza. Uzambabarire kandi usabye imbabazi. Muri makeya buri muntu wese nabashije kugerera ikosa cyangwa se nababaje, azambabarire kandi abikuye ku mutima. Bibaho ko umuntu ahura n'ibintu bitandukanye, ibibazo bitandukanye, ariko mbisekuyeho ku mbogamizi mwahuye nazo, ko nari ndi mu bihe bibi nyine simbashe kubitaho nk'uko mwari musanzwe muzi, cyangwa se mukanyumva mvuga nabi bitewe n'ibibazo bitandukanye nari mfite. Kuko ntabwo abantu bavuga ngo wateye umwana inda, wabaye imbobo, warakinnye, YouTube channel yawe warayigurishije kandi ubona ko bamaze kuyikwiba. Ibibazo nyine aba ari ibindi n'ibindi.
rero ku nkuru yanjye n'uwahoze ari umukunzi wanjye, ndaje mbasobanurire. Uwahoze ari umukunzi wanjye ni ukuvuga ngo by'aka kanya bisa naho ndaye. Abantu benshi baravuze, sinshatse kumugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ngo twarabanye, ngo namujyanye ngo hehe, ngo na hehe, bamwe bavuga amagambo adahari, ntabwo ari byo. Ahubwo hari abantu bavuze amagambo badutera umwaku, ntabwo mbabeshya. Rero nubwo mwaduteye umwaku, ndabashimira kuba mwaranavuze amagambo, ko akenshi umuntu uvugwa ni umuntu urenze. Uzareba umuntu utarenze ntabwo abantu bajya bamuvuga. Rero aya makuru ko amagambo bavuze atari ku kuri, n'abayavuze kandi ntacyo byabamariye. Kuba mu isi ni ukuvugwa nyine, kuvuga bikarangira, igihe hakaza n'ikindi gihe. Kandi nihanganishije n'ubu ngubu twari turi kumwe muri relationship nubwo tutakomezanyije, abamushimira aho ahagaze ubu ngubu aka kanya n'uwo bari kumwe, wari umuntu umubereye cyane. Nkaba nakomeza just ubuzima bwanjye, ntabakomeza ubuzima bwe. Murakoze cyane. Icyo nifuza kubasobanurira ni icyo, kandi mukomeze mushyigikire, subscribe, share, comment, ubundi zibagezeho filime zanjye na showbiz rero nk'uko nari nsanzwe zibagezaho. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.